Mushatsi TV ndabizi mutumenyeraho ibintu byinshi, amakuru agezweho, inkuru z'ubwenge zifasha abantu benshi, amadocumentary nyine n'ibindi nk'ibyo. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro ngo twiganire ibintu bisanzwe ku buzima tubamo bwa buri munsi, ariko cyane cyane turi buze kwibanda ku byerekeye imitekerereze n'indwara zo mu mutwe. Rero hari indwara nyinshi zitandukanye, ariko uyu munsi turaganira ku ndwara ituma umuntu asa nkaho yibereye mu isi ya wenyine, n'indwara igaragazwa n'agahinda kenshi. Tuzaganira ku ndwara igaragazwa n'amarangamutima ari ku rugero rwo hejuru cyane, ku rwego rwo hejuru. Ntiyibagirwe rero gukora subscribe kuri Mushatsi TV, ukande no kunzogera kugira ngo ibyo tuzashyiraho bizajye bihita bikugeraho nta kunyura ku ruhande. Uyu munsi rero turi buze kureba ku biranga izo ndwara, turebe ibisobanuro ku biba bitera izo ndwara, turaka kenshi bari na bimwe kuri izo ndwara uko ari ebyiri. Turi buze kureba nanone ku ngaruka z'izo ndwara, nyuma turebe uko twazirinda. Reka rero duhere ku ndwara ya mbere, turebe itera indwara ya mbere ituma umuntu asa nkaho yibereye mu isi ya wenyine. Iyi ndwara umuntu uyifite ntagira ubusabane hagati ye na bagenzi be cyangwa n'abandi bantu bamuri iruhande. Icya kabiri kiranga iyo ndwara, akunze kumva amajwi abandi batumva, akabona n'amashusho abandi batabona. Kubera kwagora yigunze igihe cyose, igihe kinini ari wenyine, usanga ibyo yumvishe mbere, amajwi yumvishe mbere cyangwa se amashusho yabonye mbere ari kugenda amugarukamo. Kubera umwanya wose yawufashe asa nkaho ari kwitekereza, asa nkaho yigunze. Nizo ngaruka rero nibyo bimuranga, icyo ni ikimuranga gihita kimugarukaho. Icya gatatu, akora ibintu biterekeranye, ugasanga wenda urugero niba ari mu bantu bari kwiga, ugasanga yibereye muri game, ugasanga yibereye mu bindi bintu nyine ibyo abandi barimo bakora ibihabanye nabyo. Ikimenyetso cya kane, agenda nta gahunda bikamuviramo gutorongera. Usanga umuntu afashe nk'umuhanda aragiye ntazi yagiye, ari kuri phone we nyine akumva ashaka kugenda. Ibyo bikaba bituma nyine ashobora gutorongera. Ababyeyi ugasanga rimwe na rimwe baramubuze, ntibamenye iyaba. Nyine ibyo ni ibimenyetso by'ufite iyo ndwara. Ya gatandatu, bakunze kurya ibyatsi, imyenda, utuntu twose babonye. Akenshi usanga bakunda kuba bahekenye, ugasanga afite agashikareti katamuva mu kanwa. So iyo ni indwara rero, ni ibimenyetso by'iyo ndwara. Bakunda kuba mu mihanda, mu nsengero, mu masoko. Iyo ni ya karindwi, cyangwa ahandi hantu haba abantu benshi. Kubera kwagora yumva ari wenyine, nawe ntaba bikunze, nyine ni ukumva ari byo yagakoze. Mbese mu kujya wishakamo rero kwisanisha n'abandi, niho hahandi azajya mu isoko, hahandi azajya mu rusengero, hahandi azatembera mu mihanda irimo abantu benshi, kugira ngo nyine we ashake uko yisanisha n'abandi, gusa nabyo nyine bitamufasheho. Reka rero tugaruke ku ndwara ya kabiri. Iyi ndwara irangwa n'agahinda kenshi gakabije ndetse n'ishavu ryinshi. Ikiranga indwara rero cya mbere, umuntu uyirwaye yiyumva ko nta kintu amaze. Ugasanga ni wa muntu uhora atekereza, njyewe ntacyo nimariye, ababyeyi banjye ntacyo mbafashije. Nyine ni umuntu uhorana amaganya, yumva ko ubwe nta kintu amaze kuri iyi si. Ikiranga uyu muntu cya kabiri, abura ibitotsi cyangwa se agasinzira cyane. Iyo atabuze ibitotsi cyane kubera ko agorana agahinda, iyo atabibuze none arasinzira cyane, kuko avuga ngo reka nisinzirire, n'ubundi mba ndi maso, nkaba mbabaye, mba ndi maso, ahorana agahinda. N'ibyo bintu bibiri bimubaho. Iyo atabuze ibitotsi cyane, ahubwo arasinzira cyane. Ikiranga indwara cya gatatu, arigunga ntiyiteho. Ugasanga ibintu byose nyine abikora nta kimufasheho, ntiyiyiteho. Niba ari imyenda isa nabi akaba yayambara akagenda, niba ari imyenda idafuze akambara akigendera, niba ari ubusa akaba yabwambara akigira mu muhanda, nta kindi kintu bimubwiye. Ibyo nabyo bimugaragaraho. Iya kane, ahorana umunaniro n'intege nke, kubera ko agora kwigunze, ubwonko bugera bukananirwa, nyine akahorana umunaniro, agahorana intege nke. Ibintu nk'ibyo rero ni ibintu biranga umuntu ufite indwara. Reka tuze rero kureba ku mpamvu zishobora kuba zatera ubwo burwayi. Inyinshi ziba zinasa kuri izo ndwara uko ari ebyiri. Impamvu ya mbere rero ni imitekerereze. Ni hahandi usanga umuntu ahora atekereza ibintu biri negative gusa, nta cyiza ajya atekereza. Nyine we ibyo atekereza byose wumva ko ari ibintu bibi, nta na rimwe ajya atekereza positive.
Impamvu ya kabiri ni ibibazo by'imibereho mu buzima. Niba umuntu abayeho nabi, niba ari wa muntu uhora ahunga, niba ari wa muntu iwabo bahora mu ntambara, niba ari wa muntu iwabo bahora mu gahinda, nyine ari imiterere y'ubuzima bwe mibi, ibi nabyo bishobora kuba byamukuramo kuzarwara iyo ndwara. Impamvu ya gatatu rero ni imihererekane y'umuryango mu bisekuru. Murabizi abize biology, hari indwara ibitembera mu maraso nyine y'igisekuru, ugasanga niba sogokuru wawe yarayirwaye, ugasanga wowe uyirwaye ari umwuzukuru we, ugasanga undi ayirwaye ari umwuzukuruza we, nyine ugasanga ni ibintu biri mu maraso y'umuryango. Ibyo nabyo bishobora kuba byatera indwara. Impamvu ya kane, imiterere y'imisemburo y'ubwonko. Abantu ntitugira imisemburo imwe nyine mu bwonko bwacu. Iyi miterere y'imisemburo y'ubwonko hari ishobora kuba yatera iyo ndwara bitewe n'uko umuntu ateye, bitewe n'uko ubwonko bw'umuntu bumeze, bikaba byamukuriramo kwisanga afite indwara. Impamvu ya gatanu rero ishobora gutuma umuntu arwara iyi ndwara cyangwa izi ndwara twavuze hejuru ni ubundi burwayi bw'umubiri. Ugasanga wenda umuntu afite nk'igikomere arwaye kimubabaza bya hatari. Ubwo burwayi bukaba bumubabaza ku giti cye, noneho kubera guhora ababaye bikaba byamuviramo no kwandura iyi ndwara yo mu mutwe, ikaba yamuzira. Tudatinze rero reka tuze kureba ku ngaruka zikomoka kuri izi ndwara cyangwa ziterwa n'izi ndwara. Ingaruka ya mbere rero irimo kwiyahurisha ibiyobyabwenge. Ugasanga umuntu wa wundi uhorana n'agahinda abonye nyine nta kintu kimufashije. Ntihandi uzasanga umuntu yihorera mu kabari, ntihandi uzasanga yibera ku itabi, ugasanga agahinda ke nyine ni akabari kakazi, ugasanga agahinda ke ni isigara ikazi, nyine ugasanga ubuzima bwe yabushoye mu biyobyabwenge. Iyi ni ingaruka rero iterwa n'izi ndwara. Ingaruka ya kabiri rero, ntabwo abana n'abandi bantu neza ngo abane nabo mu mahoro, kubera guhora ari wenyine akenshi cyane usanga imibereho ye n'abandi bantu itameze neza. Ingaruka ya gatatu rero, usanga umuntu akuriyeho kurwara izindi ndwara. Burya guhora igihe kinini ubabaye nabyo si byiza. Rero abantu bafite izi ndwara kenshi bahita bakuriraho kurwara izindi ndwara nk'iz'umutima, ubwonko, indwara zo mu bwonko, ugasanga umuntu ahise akuriraho indwara y'umutima yihuse. Iyi nayo ni ingaruka iterwa n'izi ndwara. Reka dusoze ikiganiro cyacu rero tureba uburyo ushobora kwirindamo izi ndwara, aho bishoboka kuko hari aho bidashoboka. Sinzi nk'aho twavuze hejuru h'imihererekanire y'umuryango niba ushobora kubyirinda, nyine turi buze kureba ku bishoboka, ku buryo bushoboka ushobora kwirindamo izi ndwara. Uburyo bwa mbere ushobora kwirindamo izi ndwara ni ugushaka inshuti. Igihe kinini ugahora uri kumwe n'inshuti zawe, muganira, musangira, aho guhora wigunze, aho guhora utekereza ibintu bibi, aho guhora nyine uri wenyine, hahandi biviramo no guhora ufite ishavu, ahubwo ugashaka inshuti. Ibi biri mu byagufasha rero kwirinda indwara. Uburyo bwa kabiri rero ni ugushaka icyo ukunda, ukagiha umwanya, ukagihugiraho. Niba ukunda kuririmba, ukabiha umwanya cyane, ukajya ubikora nyine kugira ngo uruhuke. Niba ukunda gukina football, ukabiha umwanya, ukajya ubikora. Niba ukunda icyo ukunda nyine bitandukanye, ukagiha umwanya wawe kugira ngo ujye ugihugiraho, aho kwihugiraho utekereza ibintu byakugiraho ingaruka mbi. Uburyo bwa gatatu rero tugiye gusorezaho ni ukuba ahantu hari uhafite n'intego. Niba wagiye kwiga ukamenya kuri kwiga, ukamenya ko ari icyo cyakuzanye, ukaba concentré mu rurimi rw'amahanga, ukahajya nyine ufite intego ngo ndi kwiga nta kindi. Niba mwagiye gukina ukajya ugiye gukina, ukamenya ko ugiye kwidagadura ukishima, nta kindi kikuri mu mutwe. Nyine ikintu cyose aho uri hose ukahajya ufite gahunda, uzi icyo ugiye gukora, uzi icyo n'icyo ugiye gushaka. Uburyo rero ndabizi mubwubahirije kaza kurinda izi ndwara, kuko zifata umuntu nawe atabizi. Abenshi ntibaba babizi ko banayifite, gusa niba wibonaho ibimenyetso twavuze hejuru, tangira ushaka ukuntu wajya umara igihe kinini uri kumwe n'abandi, tangira ushaka ukuntu wamara igihe cyawe uganira n'abandi, kuko ibi byazakuviramo ingaruka. Ntubibone byoroshye ngo wumve turi kubivuga bisa nk'aho bisekeje, gusa nyine ni bibi cyane, byakuviramo ingaruka. Reka rero tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Nkwibutsa gukora subscribe, ukana no kunzogera kugira ngo ujye wakira amamenyesha cyangwa se notification mu rurimi rw'amahanga, kugira ibyo tuzajya dupostinga bijye bihita bikugeraho igihe. Sawa rero, reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Turabakunda cyane.